Ndabasuhuje guys, ndanabifuriza ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Ku muntu utarakora subscribe kuri channel yikore, ni ibintu by'ingenzi kabisa ukwiye kujya subscribe. Ikindi kintu cy'ingenzi bagomba gukora ni ugukora like kuri video uba uri murareba. Aka gatatu k'ingenzi ku bantu batari mu group WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE, yo group niyo inyuramo update nyinshi zigiye zitandukanye kugiye kandi ibintu bikagenda neza cyane. Tugarutse mu Ibuka cyangwa se mu makuru agezweho neza cyane kuri mining ya Pi network. Pi murabizi yuko yagiye ku isoko ndetse ewana ibintu bimeze neza, wabona amafaranga wayo yashaka, ibintu biteye neza cyane. Ubwo rero uyu munsi cyangwa se muri rino joro ryakeye baraye basohoye itangazo Coreteam ndetse Dr. Nicolas nka nyiri umushinga cyangwa se uwuyoboye na Coreteam cyangwa se nabo bagiye bafatanya bose, abo bakorana bose nyine baraye basohoye itangazo ariyo tugiye kunyuramo muri video no ya step by step. No kuvuga ngo ntago tugiye kujya kurisoma kuko baba bavuze ibintu byinshi, ariko turavugamo iby'ingenzi ukwiriye kumenya nk'umupioneer. Niba ukora mining ukaba warahawe migration, ese ukaba utarayihawe, ese ukaba ufite ibibazo byinshi by'ama KYC, ufite ibiki, tuza tugiye kukuganira bimwe mu bintu bikeya by'ingenzi bavuzeho. Ntago twirwa tujya guca hirya no hino tuvuga, ugiye gusoma itangazo ryose ntago wabivamo, ni byinshi video yamara igihe kirekire, ariko twagiye dukuramo bya bintu by'ingenzi nibura bavuze nyine ba nyiri umushinga. Ubundi tugendane neza step by step. Ibuka kubanza gukora subscribe, ukore like, comment, bari ibintu by'ingenzi cyane ukwiriye kumenya neza cyane. No kuvuga ngo rero tugiye kubagezaho ikintu cyerekeranye n'itangazo ryasohowe na Dr. Nicolas CEO of Pi ndetse n'abantu be. Mu magambo makiya turaba twamaze gukusanya cyangwa se y'ingenzi twagiye dutoranyamo. Nuvanga ikintu ukwiriye kumenya muri iyi tangazo basohoye nuko bagaragaza yuko migration ya kabiri igomba kuza, ariko ikazaza itanga n'amabonasi ku barefos. Nuvuga ngo babantu wagiye utumira kwa yine zabo bakaba bataraziguhaye, ukabona nyine hari ukuntu usanga nko kuri balance ufite nk'igihumbi, ufite nka koyini igihumbi, ariko ugasanga wenda wezo wemera ari nka magana 200 zonyine. Izo ngizo rero zazindi z'abarefa bagiye wagiye utumira abantu wagiye ushyiramo muri security sako ibintu nk'ibyo byose, abo bantu izo koyini muri second migration zigomba kugira gute kuba arizo zibanza kukugeraho. Ndetse ariko ukomba kumenya yuko iz'abarefa bagomba kukugeraho cyangwa se izo ngizo z'abarefa bawe bagomba kuguha ni iz'abantu batigeze baskipinga KYC cyangwa se ngo bayiveho. Kwa kundi nyine umuntu aba yaranze gukora KYC akabyihorera, uri kubyumva. Abo bantu koyini zabo ntago zo ziri mu hari koyini zigomba guhabwa ni koyini z'abantu bakoze KYC kemerwa ari abarefo bawe. Icyo kintu muri kucyumva. Niba uzi ko ufite abarefo 20, 10 muri bo bakaba aribo bakoze KYC, ubwo izo ngizo zabo bantu nyine ni 10 nizo zawe, izabo bandi ntago zirabarwamo. Uri kubyumva. Ako ni kamwe mu kantu bagarutseho. Ikindi bagarutseho nuko bavugaga yuko migration ya mbere ikiri gukomeza, nuvuga ngo cyangwa se fast migration, nuvuga ngo umuntu hari abantu batarahabwa koyini na rimwe. Abo ngabo rero nubundi byo birakomeje, turiko turagendane birikomeje bigendeye ku buryo kuri koyini nyine bo bamaye ninze bafite, ndetse n'izo na iriya lockup bakoze cyangwa se kuri gukora lockup, kubitsa nyine koyini zabo bakazibika. Mwabonye ko lockup tuyikora ari itegeko no muri mainnet checklist irimo, ukajyushyiramo nyine izo zerockinga uko zingana percentage, ndetse n'igihe bazazikubikira nyine bakajya bakungukira. Rero izo ngizo izo koyini zabo zo bimayiningiye ndetse nizo bakoreye muri lockup nabo muri security sako, abantu batarahabwa KYC nako batarahabwa migration na rimwe, kuba warakoze KYC ikaba yaremewe ukaba utarahabwa migration, ibintu birakomeje kubaha amakoyini yabo. Muri kubyumva, ibyo ni ibintu bikomeje. Ikindi kintu mu bintu bagarutseho muri iryo tangazo ryabo, bagaragaje yuko iyo migration ya mbere nyine itararangira. Uri kucyumva. Nuvuga ngo haracyari abantu nyine, murabizi ko ino Pi ifite abantu barenga 50 bararenga. Rero hari abantu bagifite, ndumva mu itangazo bagaragaje harimo ko miliyoni ndumva ari 12. Urumva nawe muri miliyoni 50 wenda ubwo dukuyemo baba barabiretse n'iki urumva haracyarimo abantu benshi. Ntabwo habura nk'abantu nka miliyoni 40 cyangwa wenda nka 35 z'abantu bazaba bujuje ibisabwa. Urumva rero kuba abantu muri miliyoni 12 ndumva arizo bagaragaje muri iryo tangazo, kuba hagaragara yuko harimo abantu miliyoni 12 ndumva aribo bamaze kuhabwa migration ya mbere. Urumva haracyari akazi nyine. Uri kubyumva. Barakubwira yuko migration ya mbere cyangwa se fast migration ntago irarangira. Icyo ni ikintu kwiriye kubuzi. Ubwo rero vuba hangaha bari kubwira yuko will be complete, nuvuga ngo ishobora kuba yarangiye none hariko
bakakubwira yuko migration ya kabiri will begin during which people will be sent REFEL bonuses. Ni ukuvuga ngo second migration cyangwa se migration ya kabiri izatangira igihe buri muntu wese azahabwa bonasi ya kabiri cyangwa se ikazatangira nyine abantu duhabwa muri second migration, abantu tuzaba turimo duhabwa coin zerekeranye n'abarefo bonuses. Ni ukuvuga ngo ahanini iri nicyo zizaba zigamije kuba waratumiye abo bantu nyine nkuko natangiye mbivuga, coin zabo bakaziguha, yego nako ukaba uzifite kuri balance ariko zitarakugeraho nyine ngo zijye muri wallet yawe. Abantu ni second migration ubundi ahanini iri nicyo kinigamije kuduhereza zira coin z'abantu nyine twinjije. Ni waratumiye abantu 100 ukaba ufite coin 10,000 by'abantu byo winjije ku barefo bawe bitewe na team ufite, second migration nicyo kintu izaba igamije. Tuko turagendana. Ikindi kintu kwiriye kumenya nuko hazabaho na migration ya gatatu. Muri kucyumva icyo kintu, nuvuga ngo hagomba kubaho migration ebyiri. Hani migration ya mbere ya coin wowe wimayiningiye bigendanye na lockup, bigendanye na security sako wakoze nyine bakajya baguha coin. Hakaba second migration izaba ijyanye n'icyerekeranye n'abarefozi. Icyo kintu muri kucyumva, n'abantu wagiye utumira nyine izo coin z'abantu wagiye utumira. Icyo nacyo ni ikintu ukwiriye kumenya. Kandi ikindi kintu ukwiriye kumenya nuko bagaragaza yuko iyo migration iyo izagikorwa mu gihe cy'ukwezi cyangwa se ikorwe muri quotas ubwo ni kwa kundi nyine babara ibika by'umwaka, babara amezi 3, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, quota 1, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, quota 2 nyine bizajya bigendera muri ayo makota cyangwa se mu mwaka nkuko kwa team yagiye bivuga. Iragaragaza yuko migration ya gatatu yo muri kubyumva igomba kuzajya iba igendeye ku gihe kizaba cyatangajwe, cyaba mu mwaka cyaba mu kwezi kumwe. Bakavuga ati ku kwezi nyine bizagenda gutya, byaba ari muri kota bakarya bavuga ati wenda tuzitanga haciyemo muri cya gihe cy'amezi 3. Yego ubwo nabyo ni ibintu bizabaho, cyangwa se bakavuga bati ni mu mwaka nyine byose bikakorwa mu gihe cy'umwaka nkuko kwa team yagiye ibigaragaza. Akandi kantu kuriye kunotinga ahantu tunagana ku musozo, nawo baba bavuze ibintu byinshi ariko ntago ari ngombwa ngo byose twirirwa tubinyuramo tuvuga ibintu by'ingenzi baba bagaragajemo nyine muri iyo nkuru. Ushaka kuyisoma wajya muri dashboard, ndumva birimo no bashyize niyo nkuru ndetse no muri na link ziba zihari kuri Twitter yabo, ugasoma ushaka gusobanukirwa byinshi. Ariko tuba twagiye dutoranyamo ibintu by'ingenzi nyine kugira ngo umuntu wese w'umupioneer yisangemo yere kuvuga ngo nanjye nahebwe. Ikindi kintu ukwiye kumenya nuko bakubwira yuko migration ya gatatu izaba ikubiyemo muri bino bintu, ukurikire neza. Migration ya gatatu ibintu izaba ikubiyemo ni ibingibi, uri kucyumva. Nuvuga ngo ikintu cya mbere kizaba gikubiyemo migration ya gatatu izaba ikubiyemo coin, uri kubyumva, zamayininzwe nyuma ya migration ya mbere. Nuvuga ngo ukimara gukora migration ya mbere, coin uzaba uri kumayininga ntabwo uzigera uzihabwa, no kuri second ya migration ntabwo uzazihabwa. Icyo kintu muri kucyumva, mujye mutega amatwi mwumva ibintu ukuntu umuntu bisobanuye. Nuvuga ngo niba waramayininze ugakora KYC kemerwa ugahabwa coin bwa mbere, ubu tuvugana ukaba ufite coin wenda na yindi migration ya kabiri urahabwa coin uri muri injizi uri kubona baguhereza muri variable balance, ntabwo uzazihabwa kuri migration ya kabiri. Migration ya kabiri twibukiranye ko izaba igendanye no gutanga coin z'abantu ku barefo n'ababonasi nyine, refo bonuses ku bantu batumiye ibintu nk'ibyo ngibyo. None nuza migration ya gatatu yo izajya kwakitinga iyo migration ya kabiri yararangiye, ariko igendeye kuri ibi bintu bitatu. Ikintu cya mbere hazaba hagendewe kuri migration kuri coin wamayininze nyuma yuko migration ya mbere ikozwe. Ubwo urumva coin wamayininze nyuma yuko wamaze guhabwa migration ukaba tuvugana warayihawe ukaba uri muzi mayininga, izo coin uzazihabwa kuri migration ya gatatu igiye zaba yatangiye. Muri ko murabyumva bigendanye nyine na lockup na security sako nkuko migration ya mbere yabaye, izo coin nazo uzazihabwa kuri migration ya gatatu. Akandi kantu kazabaho kuri iyo migration ya gatatu ni migration y'abantu b'abapioneer bashyashya. Hari abapioneer bazagenda bavukamo nyine muri icyo gihe, abandi wenda hari abapioneer bari kuvuka ubu ngubu migration ya mbere taranaba n'ibiki byose, abo rero nabo muri iyo migration ya gatatu bazahita bagenderamo. Muri ko murabyumva nabo nyine abo bantu bashyashya coin zabo zibagenderemo. Akandi kantu k'ingenzi ukwiriye kumenya wenda ino video nyisoza, nuko muri migration ya gatatu hazazamo coin z'abavalidator. Abavalidator ubwo bari kwiyumva muri kwiyibuka
kwa kundi wakoraga KYC ikemerwa ukajya ujya kuvalidating abantu coin zabo muribuka ko ni ibintu batangaje na mbere yuko na testnet phase cyangwa se mainnet ijya hanze ngo dutangire na testnet bari barabivuze yuko KYC aba validator bazagira ikintu bahabwa nkuko mubizi iyo umuntu akoze KYC hari coin bamukata ibyo ni ibintu musanzwe mumenyereye kuri pay ukora iyo ukoze KYC bagukata pay imwe muri iyo pay rero ndumva harimo percentage nari kwibuka neza ukuntu ingana wenda muri comment abantu babyibuka baza kubitubwira harimo ko hari percentage igenewe wa muvalidator wawe ndi wakuvalidatinze nuvuga ngo aba validator bo bazo ukuntu bikorwa nawe ushaka wawe muvalidator ibyo bintu hari uburyo wa applying ara muri pay browser kuri KYC ukemera kuba muvalidator ukajya ukareba ko hari abantu baguhaye ukabavalidatinga byuzuye niba bakubashije ati se iyi sura y'indanga iri kundanga mondera hura n'iyi foto yatanze ukabona bisa ukabyemera byaba bidasa ukavuga uti hoya ukavuga n'impamvu ubivuze ese ifoto nizigaragara ese yarabishye ese gutyo nyine tu ukajya validating abantu basanzwe babikora bo barabizi ntabwo nirwa bitindaho ubwo rero ku bantu bari bazi yuko coin zo kuba aba validator ntazirimo izo coin ukwiriye kumenya yuko uzazihabwa kuri third migration cyangwa se migration ya gatatu nibwo izo coin uzazihabwa muko murabyumva ubwo rero ku bantu basanzwe barakoze KYC ikemerwa ushatse n'ubu ngubu nyine biriho ubwo buryo bwo kuvalidatinga wakomeza ukavalidata ba bantu mwari mwarabiretse uvuga ngo ibi ngo nta nicyo bimaze ngo nta n'ikintu ngo mbona bamayemo komeza haguruka ukomeza ugende ujye kuvalidatinga abantu muri pay browser yawe ubemereza ama KYC ubundi migration ya mbere igihe izabirangiye hagakurikiraho migration ya kabiri igendanye n'aba refels hagakurikiraho migration ya gatatu ariyo ijyanye no kuba coin zo winjize zawe niza barefo niza bapiyoni y'abashyashya ndetse nizo kuba validator zose kuri third migration zizatugereho nawe uyibonemo ugire ko yino habwa kubera ko wagiye hari abantu ugira gute ukosora ibyo bintu nizere ko muri kumva ukuntu bisobanutse neza step by step ndabashimiye rero inkuru yari yo ngiyo ntago bibaye ari ukuvuga ngo tubisobanure byose tubisome na wahera n'umwuka gusa ibyo ukwiriye kumenya ni ibyo ngibyo byari bikubiye muri iryo tangazo ikintu cya mbere cyari kirimo nuko bagaragaza yuko KYC zigikomeje ubwo abantu mufite ikibazo muvuga ngo ni byarangiye kubwa yagiye ku isoko oya KYC wayikora ugategereza ko bayemeza wamara gutegereza ko bayemeza ugategereza migration ya mbere uri kubyumva iyo migration ikaba ariko yini bazaguheza zawe bimayiningiye bigendanye na lockup ndetse na security sako yawe ibyo igihe ikindi kintu ukwiye kumenya wenda mu gisobanukirwa hakiri kare ntabwo tuzigera duhabwa migration ya kabiri ni ya mbere itararangira nuvuga ngo ubwo hagomba kubaho gutegereza ko abantu bose binjiye mu mushinga wa Paynet bakaba kiri active bakora KYC zabo zikemerwa bagahabwa migration bwa mbere second migration ikazatangira nyine ari uko nta wundi muntu ukeneye migration ya mbere iyo kintu mu cyumba nibimara kumera gutyo birangiye hazabaho gutanga nyine migration ya kabiri ku bantu batumiye abantu izo refo bonuses bazihabwe turi kubyumva nyuma yuko iyo migration ya kabiri byose birangiye hazeho migration ya gatatu ndumva ko ndumva izaba ari nka finali yo gutanga noneho ko yini mu buryo bwose izo wamayiningiye izo kuba refo izo kuba validator izo kuba security sako byose aba bazaba barinjye ari bishyashya ubwo bazayihererwa rimwe ari nka finali nizere ko ibintu muri kubyumva ukuntu byose bizaba byoruganije neza cyane ngushimiye kuba mwakurikiye neza iyi video niyo mpamvu niriwe nyivugamo ibintu byinshi ni ikiganiro nyine nakoze kugira ngo mbinyuremo mu magambo makeya ugiye gusoma inkuru yose wajya kuri pay browser cyangwa se kuri pay social medias barazifiteho kuri Twitter yabo kuri Telegram baba bashyizeho link ukandaho ugasoma byose kuva ku murongo kugera ku musozo ubaye ukeneye gusobanukirwa ibintu birenze byimbitse ariko nkuko mbibabwira abakeneye abadaba badafite n'umwanya munini wo kujya gusoma n'ibyo bintu ibikubiyemo ni ibyo ngibyo ahaneniri ibikubiyemo ni ibyo ngibyo by'ingenzi nk'umupiyoni ukwiriye kumenya yego hari n'ibyo wenda umuntu abatavuze wenda bitewe n'umwanya cyangwa se n'ikindi kintu ariko iby'ingenzi mpamya yuko mbivuzemo nuko hariho migration 3 nkaba nzibasobanurira nuko zizagenda zikorwa ndetse n'uko ibintu byose bizagenda step by step mukore subscribe mukore share like comment zibari ingenzi ALL-MINIG-UPDATE turabaye kugira ngo tutohereza update ku gihe neza ibintu bigende neza ubundi amakuru yacu nakagaruka kuri ALL-MINIG-UPDATE kusaba icyo usabwa ni ugukora share ubundi utari mu group WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE ukareba link muri description y'iyi video ukayijoininga ubundi tukajya tubana neza 5 kwa 5 ndabashimiye ni ngewe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE tuzasubire muri video z'ubutaha ciao
peace, but